Mwaramutse neza nshuti zacu, mwaramutse amahoro, Imana yabanye namwe, natwe yabanye natwe kandi tuyihaye icyubahiro cyane. Ni channel yanyu Maranatha igarutse, tugarutse ku munsi wa 28 w'igisibo. Ijambo ry'umunsi riratubwira ngo umusamariya mwiza. Iri ni izina rihabwa umuntu ugira neza nta nyungu akurikiye. Ni izina rihabwa umuntu ukora ibyananiye abandi. Reka dukurikire twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Turasoma mu butumwa bw'isiko bwanditswe na Luka, ibice ni 10 kuva ku murongo wa 29 kugera ku murongo wa 37. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aranditse ngo, ariko uwashatse kwigira shyashya abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye ninde? Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka ajya i Yeriko, agwa mu gicuwo cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga asigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo 2 aziha nyir'icumbi, ati, umurwaze kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute? Muri abo 3 ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, n'uwamugiriye imbabazi. Yesu aramusubiza ati, genda nawe ugira utyo. Dusomye amagambo menshi, ariko imvano yayo yaturutse ko umunsi umwe Yesu yararimo yigisha, nuko umwigishamategeko ahagurutswa no kumugerageza kugira ngo ase n'aho amugushije mu mutego. Ariko Yesu ni Imana abazi byose. Iyo usomye umurongo wa 25 w'iki gice cya 10 turangije ukageza ku 28, haranditse ngo, nuko umwe mu bigishamategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha, nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nawe aramusubiza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo uyasomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, unshubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Uyu mwigisha yabonye ko umutego we udafashe Yesu, nuko ngo ashaka kwigira shyashya. Ku murongo wa 29 niho havuze ngo ashatse kwigira shyashya. Aramubaza ngo, mugenzi wanjye ninde? Niko Yesu yahise amucira uriya mugani w'uriya muntu wavaga i Yerusalemu hanyuma akagwa mu gico cy'abambuzi, kandi amwereka ko abakagombye kumutabara bose ntacyo bakoze, ahubwo uwo batekerezaga ko atamutabara niwe wamutabaye. Umusamariya kuba yaraje agatabara uriya muntu atanamuzi,
bisobanura ko abasamariya hari uburyo Yesu yari yabanyuzemo kandi ababonana ingeso nziza nubwo banenwaga. Ni ukuvuga ngo yashatse kubereka ko burya abanyambaraga si bo bakora ibyo gukiranuka, si nabo bakora iby'imbaraga nyinshi, ahubwo hari abantu batazwi batanatekerezwa ko bakora ibyiza, bajya bakora ibyiza bigatungura abantu. Ubundi mu by'ukuri ugereranije cyangwa se ugendeye ku mategeko y'Abayuda, umutambyi ntabwo yagombaga gukora ku muntu wapfuye cyangwa se ku maraso ayo ari yo yose. Hanyuma n'umulewi nawe, ubundi abalewi imiryango yabo niyo yavagamo abatambyi, kandi iryo tegeko bose ryarabarebaga ko batagomba kwiyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose. Bivuge rero uko bari barimo kubikora byari mu burenganzira bwabo, ariko byagaruka ku burenganzira bw'ikiremwamuntu cyangwa ku bw'imbabazi no kurengera umuntu uri mu kaga, bikabashyira mu cyaha cy'uko bamunyuzeho kandi babona ko yagiriwe nabi. Aho rero niho hari ikibazo. Ese umutambyi yagombaga guhita? Ese umulewi yagombaga kuhita? Ni iki cyari gukorwa kugira ngo uno muntu atabarwe? Bano bantu bamubonye ni iki bari gukora? Kubw'umurimo w'Imana no gukiranuka ndetse no kubabarira ikiremwamuntu, aba bantu bagombaga kumutabariza niba koko itegeko ryarababuzaga kumukoraho. Ibyo ari byo byose, aho hari hatuye abantu cyangwa aho bari bavuye bari bahari, hari ubuyobozi bw'ibanze bwagombaga gukurikirana abantu bagiriwe nabi. Niba wowe mutambyi koko uri kubahiriza amategeko, ntago wagombaga gukikira. Uyu muntu ntago yagombaga gukikira ngo agende, yagombaga guhagarara aho, n'umulewi akaza akamusanga, noneho ufite uburenganzira bwo gutuma undi akamutuma, ati genda ushaka abantu mu kirorero, jya hano haruguru ushaka abantu, genda ushaka abayobozi ubabwire ko hano hari umuntu wagize ikibazo, hanyuma aze atabarwe, nanjye ndahava ari uko amaze kubona ubutabazi. Cyangwa se agakora mu bye, akagenda akabwira abaganga ibyo ari byo byose hari ubuvuzi, nk'uko umusamariya yabikoze, akavuga ati hano hari umuntu ufite ikibazo, njyewe ibyo mukenera byose ndabitanga, ariko uyu muntu abone ubutabazi. Urumva no mu nkuru baratubwira ngo arakikira arigendera, n'uwa kabiri arakikira arigendera. Ntibakikiye ngo bamushakire gitabara cyangwa ngo bagere iyo bagiye ngo bavuge bati ubutabazi bwihuse hano. Ntabyo bakoze, nicyo Yesu yabagaye. Ariko umusamariya, wa wundi unenwa, wa wundi twabonye tukamubona muri video ya 22, 23, 24, twabonye inkuru y'umusamariyakazi Yesu yasabye amazi. Aravuga ngo ko ndi umusamariyakazi ukaba uri umuyuda mukaba mutunena, ni gute unsaba amazi? None umusamariya ubwo yari umugabo ageze ku muntu, birashoboka ko ari umuyuda kuko ntibatwereka ko ari umusamariya, amugezeho amugiriye impuhwe, aravuga ati ntago natambuka, ngo amwomoza amavuta ya elayo y'igiciro ahenze, ngo ndetse akoresha na vino, aramwomora. Amaze kumwomora amujyana mu icumbi, abwira umuntu, ubwo ni muri hoteli z'iki gihe, amubwira ati
uyu muntu umurwazi yabanje kumurwaza, hanyuma aza gusigira uwo munyecumbi amafaranga, aramubwira ati uyu muntu umurwaze, hanyuma ibyo uzamutangaho byose nzabikwishyura. Amusigira amafaranga aragenda. Yesu arangije arabaza ngo mugenzi we muntu wagiriwe nabi ni uwuhe? Undi aravuga ngo ni uwamugiriye neza. Yesu aramubwira ati genda nawe ugenze utyo. Aha Yesu yashakaga kwigisha ko ugomba kugirira umuntu wese neza utarebye ku kintu icyo ari cyo cyose. Ineza ibanza imbere, mbere yo kureba icyo uri cyo, icyubahiro ufite, umwanya ufite muri sosiyete, n'umwanya ufite imbere y'Imana. Umwanya ufite imbere y'Imana uzamurwa nuko ugira neza. Niyo mpamvu iyo umutambyi ahanyura akamugirira neza, akavuga ati Imana nirengagije itegeko wadutegekeye, kuko ndi kubona uyu muntu ari mu kaga, nta gitabara yindi afite, reka mugirire impuhwe, iki cyaha we kukimbaraho. Imana nta kibazo yari kugira, n'umulewi nawe nuko byari kumera. Ariko muri iyi minsi uzi ko abantu basanga abantu bari kurwana bakabacaho bakigendera, cyangwa se bagahita bafata telefone bagatangira kwifotorera basa n'abari kogeza umupira. Ibyo biriho rwose, bituma umuntu yibaza ati ese ubu muntu buri hehe? Ariko nanone hakaba igihe bakubwira ngo umuntu iyo agiye gutabara ngo niwe ubigwamo, nanone bagatinya ko bagwa mu ntambara batashojeje. Ariko Yesu yabwiye uriya mwigishamategeko ngo wowe jya ukora kimwe n'uriya Musamariya. Urukundo rusumbe itegeko, kuko nta tegeko ribaho ritagira irengayobora. Ese wowe usanze umuntu ahantu yagiriwe nabi nk'uku nguku byagenze kuri uyu nguyu, wakora iki? Wabigenza ute? Wacaho ukagenda? Washakisha ubutabazi bwihuse? Hari impamvu dusabwa kugira neza, kuko ibibaye kuri mugenzi wawe nawe byakubaho. Atari we bibayeho, byaba ku nshuti yawe, byaba ku muvandimwe wawe, byaba ndetse no ku mwana wawe. Ni byiza rero ngo akebo kajya iwamugarura, kandi inkoni ikubise mu cyeba uyirenza urugo. Jya urwanya ikibi kugira ngo nawe nikikuzaho hazagire abakurwanirira. Ubutumwa bw'uyu munsi rero, uyu mugani uratwigisha kugira imbabazi ku bandi bantu, kubitangira no kubakunda nubwo waba utabazi, nubwo baba badakunditse. Ni byiza kugira impuhwe n'imbabazi. Ikindi, ntugakundire umuntu uko umuzi gusa, n'uwo utazi jya umukunda, kubera ko ntago wamenya ubutabazi bwawe aho buzaturuka. Ahari uwo nguwo utari gukunda niwe wari kuzanyuzwamo ibyawe. Kandi ujye ushyira mu bikorwa urukundo nk'uko Imana ibidusaba. Hano Yesu yagira ngo abereke yuko bizirika ku mategeko, bakayambara mu gatuza ndetse bakayambara no mu ruhanga, ariko ntibayakurikize. Yagira ngo asige yeretse abatambyi n'abanditsi b'amategeko yuko inzira bagenderamo atari yo,
ahubwo bakwiriye guhindura kuko ibintu byahindutse. Yagira ngo abemeze ko nta rukundo bafite, kandi koko ntarwo bari bafite. Iyo baza kuba barufite ntago bari kumubamba ku giti, ntago bari kumwica rubi, nta nubwo ari bo urupfu rwe rwari gukomokaho. Oya, rwari kuva ahandi, wenda rukava ku butegetsi bw'i Roma, ariko butavuye mu Bisiraheli nyabo bari barasezeranijwe umukiza. Iri tegeko riri ku murongo wa 27, Yesu yagira ngo arishimangire. Ni ukuvuga ngo uyu muntu wari ushinzwe iby'amategeko, wigishaga iby'amategeko, yari yarayafashe mu mutwe ariko atashobora kuyashyira mu bikorwa. Ni nk'uko wakwiga teori cyangwa se ukiga mu buryo bw'amagambo, ukiga gutera urushinge umuntu, ariko umuntu yaza kwiteza urushinge ntubashe kurumutera. Warabyize ariko ntago wigeze ukora puratike yabyo cyangwa se gushyira mu bikorwa ibyo wize mu magambo. Aba rero nabo bagiraga amategeko mu mutima rwose bakanayambara, ku buryo iyo wababaza itegeko iri n'iri ntago bajyaga kurisoma ku mwenda bambaye. Oya, ahubwo babaga barize ariko badashobora kurishyira mu bikorwa. Umva uko yavuze, aramusubiza ati, ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. None si iyo ukunze mugenzi wawe nk'uko wikunda, umuta ku nzira. Ese wowe mu buzima bwawe hari ubwo wigeze uba umusamariya mwiza? Andika muri komanteri uti nzajya nkunda kandi nzajya mbabarira nk'umusamariya mwiza. Ibi bitwigishe ko imbabazi ziruta ibitambo. Imbabazi n'urukundo rutwigisha gukunda no gufasha abandi kugira ngo batugirireho umugisha. Kandi natwe tubungukiraho kuko iyo Imana ibonye dukoreye abandi ibikorwa byiza, natwe iduha umugisha. Ese witeguye kuba umusamariya mwiza niba utarigeze ubikora?